Eva nakumbaniye genda gake. Ntago wambaniye Imana. Eva warantengushe genda gake. Warantengushe ni wagije kuri Imana. Tugiye kuganira ntarimo ndabaga tuganira bisanzwe. Kubera ko brother wawe Sirius n'umwana mwiza cyane. Umwana mwiza cyane nawe nta mikino agiye. Iwacu turi abana beza cyane. Ase Eva kubera ko utaje kuri kamera uri kutwereka imodoka turabizi ko ufite imodoka nshyashya ariko ngwino tukurebe ngana ni imodoka umva Godfather ujya wumva igiswahili yeah kuna watu wanagaramia buriya inkuru ya Eva iyo ngiye kuyivuga bro umwana mwiza w'inyangamugayo ntazi narumva mvuga uri kumva Godfather lakini hapo kuna watu wanagaramia tena yo wanani tena tunataka tuelewe umva kubwiza ukuri Eva yarantengushe mu buryo bushoboka na Sylvie arabizi ko Eva yarantengushe urumva nta nubwo ngewe nzigera mubera umwana mubi ngo nze nzandi mazina nzaguma kuri Eva nzaguma kuri Bofre urumva nzavugana kanzungu kagakene kagatindi urumva Nyasafari w'abandi ngibyo bintu yabivuyemo ntabwo yarazi ko no Nyasafari tombe Nyasafari tombe no Nyasafari ngo ntago ngo niko gasu ufase ubwira ngo niko gasu ngo ntago nyarinzi ko zogera hariye niko yakubwiye se ntabwo narinzi ko zogera hariye Nyasafari uri kumva Godfather yaje mu mukino Eva atitara ariko Nyasafari yaje mu mukino atazi ukuntu umukino uhagaze uri kumva uragira ngo gasuku amvuga ndebe nawe barekuye Nyasafari ngo nawe barekuye ibintu binini cyane bakore Nyasafari bamukubise fundi uruka bro ofete Nyasafari ibintu byabaye urukumva ubundi umuntu bita John yakoze operation Bimana Mboka no Johnny my brother urumva afata Nyasafari aramuteka aramubwira ati wa urabizi ariko mwabaga jambo rya Nyasafari tombe umbase ngubwire Johnny my brother Johnny ngo yari yicaye ku Kicukiro thank you baby yambaye agakabutura gatocha hagati aho ngaho abantu banjye mutangira kugenda mushyiraho gift ubu niko mugenda mushyiraho gift cyane niko ngenda ngira amagambo aremereye noneho ngo John umva se John yaramaze gutatura umwana bita DJ Crash ariko mwabaga DJ Crash yaranyigiriye urumva arambwira ati mabarira ndakwinginze nubwo naba narasambanye n'uwo muvandimwe byari bincitse ibyo bintu byari bincitse DJ Crash arambwira ibyo bintu nzamubare sinzongeye kubivugaho ntabwo wareka kubivuga kandi John uretse gato ibyo bintu nari bihinda yakora no kudafata souvenir John agomba gufata urwibutso ifoto none se kuvuga gutyo umwana bita John harakana kagakobwa urumva thank you my brother yego kamufite ngarimo burya gakabuno karimo karanyanya rero umuntu bita amabanga John ngabapfune kabaza Eva aramuzi ngabapfune ariko uyu mugabo shari kwanga ukwangaza bururu byaro uzi kweka kuna watu
Sesi bwa mbere numvaga lakini kuna watu wanaogharamia mugabo uri umunyabihuha mwisi bitagira aho biba. Nta bihuha birimo aha ngaha Eva, nta bihuha birimo aha ngaha. Ikintu norekanye bivuge urumva ubu ngubu Eva ntabwo kirakaye, wenda muri la minsi kumushumika babaye. Eva makuru mfite nuko wahishuriye umushuti wawe kandi yarakuriye umugabo. Umuntu bita Nyabitanga ari mu bantu barongoye John bambere. Uva mu bwiza ukuri Nyabitanga uretse gato mvugire Nyabitanga sibyo? Nyabitanga naje no gusanga nta kibazo afite. Nyabitanga asambanya John yamaze gutandukana na Eva. Ndakubujije oya nigo umva nushaka umbwire nongere muhamagare bundi buca my brother sibyo? Eva kubwire muhamagare banza wumve hano, banza wumve ibihumbi 6 by'amafaranga ya Amerika inde hajya mu Rwanda afite noti y'ibihumbi 6. Mtoto wa Bugesera kuona noti ya 6 aravuga tanga sinabura kangahe na 300. Uri kumva John abasambanyije Nyabitanga mu buryo kubeka ajya kumugurira n'agafi ajya kumugurira n'iki n'agafi. John ashaka kuza kwigamba muri babahungu bo muri bajya muri za Gen Z avuga ngo icyana ngo ni cya Nyabitanga ngo nagikomye mu buryo bukomeye. None babahungu nabo barimo baragira gutyo, hari kimwe cyeze gihamagara Nyabitanga badahasha. John yatubwiye ko yagukomye bikome. Nyabitanga nawe zifata jatinzamo mtoto wa Bugesera ahita base ngakoma afite iyi ngo iki ngakoma afite iyi ndakubujije urumva urisekeje Eva Ariko mwabagabo urumva ko ni bisekeje. Umva hano nkubwira ikintu bimeze. Oya Godivanda uri murasoma umukino nturi gusoma. Aho ngaho rero ibintu bya bitandukanye n'amakuru kuko bavuga ko John urimo kunyumva John ngo yafatiye abameze nk'ikimata. John winini se bamwita winini John buriya ngo yageze kuri karakazamera nk'umuntu uri gukina marato kandi nabiku indore ngo ni kurya go so ikintu kiriho kimwe umanza wumva ikintu kimwe urumva urabona hano ikibazo ibintu ntabwo bikibibanga. Nabonye aka message John ari gutanga pass ari gutanga Nyabitanga bari kumutangamo pass ngo genda urya umwana nanjye naramuriye. Ariko uburyo Nyabitanga yihakanamo John ahubwo uburyo mumvugiramo papa w'umwana ntago ari bwo buryo munsi. Uburetse gato tugaruke gato garuka kuri ntuza kwa John twe tumuretse. Niba hari inkuru ya mbere Eva enjoying ni inkuru ya Kajyo nako ya Bofre. Barambwiye abantu bakorana nawe mu ntuza mu basazi muri meni bati inkuru yose ivuga ngo John Eva ashobora no kureka ibyo arimo byose boro. Aha inkuru ya John yandangije nkarambarara ni ukuntu yacumise umugore w'umucuti we bita Bisore. Bitane mwabagabo ngendigendera mese turaje tukugaruke. Uretse gato yaragiye John yagiye muri Bisore yagiye muri kampani ajya kubwira umugore we aramubwira ati ni gute iyi mbeho igutitiza. Ariko uretse gato bubwire Eva kugira ngo ngiye nkwereke ko ibyanyu byose bigitangira n'abimbizi ujya guhura na Kajyo nako na nuzo ngo na John urumva oh no wamwise John. Okay, John. Yeah, please. Okay. Mujya guhura ntiyari afite umukobwa wa hano muri Amerika? Ntabwo mbizi. Yenda gake
John ngo kugira ngo abadafite umukobwa niho ko udafite amaraso mu mubiri. Bari kumwe n'umunyakanada w'umurundi kazi bro. Ari kumwe n'umunyakanada w'umurundi kazi, urumva? John save the date afite umukoresha w'umuntu afite umurundi kazi. None se Jesus. No kuvuga ngo none se Eva we ntameze neza nakubwiye ngo kuna watu wanaogaramia. Waruza amakuru uva amakuru yangezeho. John ngo ari Eva ngo ari mu rukundo rugurumana na murumuna wa Gael. Umva Oya shawe. Ako sha muzatuma ahantu mbaba. Kibazo ni mushaka kuvuga ukuri. Uretse gato. Ntaranamubona. Hari uwo bita Joel. Abona aruko amaje kureba inseko ya Eva. Godfather. No. Godfather. Murabesha. Godfather. Yo. Ntukavanga abana bato, ubuzima bw'abana bato urano umwana muto cyane bro. Uwuheze uwo muntu ariko aravugana umwana muto cyane. Uzi ko nukuri kw'Imana uzi none uretse n'ibyo ngibyo n'uwo mukuru wese uri famous kuruto nari ntaramubonaho ni Kigali. N'umwana muto cyane. Uwo n'umwana muto cyane. Kugeraho na muri kampani zabo ntago nkoramo nta nahantu ndanahurira nawe nta nubwo Godfather nawe yarabi ariko genda bizi ko kuna watu wanaogaramia. Umwana n'umuntu yafashe Eva amufata akaboko amujyana aho bacururiza amamodoka. Aramubaza ngo what you want. Eva aravuze ngo rewen. Nareba. That's my car. Bamwereka hasinya my brother. Imodoka isanzwe cyane. Bagarutse bamwereka hasinya. Ubu tuvugana umwana bita Eva yashaka kwishima neza mu mugongo cyangwa kukabona aragenda akicara muri ya modoka agakutura cyangwa se agashima neza yitonze. Uri kumva bro? Ibyo nibyo nakubwira ngo kuna watu wanaogaramia. Nguwo mwana ngo yambajije ngo gute? Umukobwa wabaga Petit Mitsingi ubu kugira ngo ubu kugira ngo Eva agira ahantu yicara bagomba kuzana akantu bita mowe. Mwe muyita mowete mwayigize inkobwa ariko bayanditseho mowe. Ni kandi bamuzanira boro. N'amaguru y'inkoko. Ariko reka mubwire ikintu sibyo kandi kiri seriye kimvuye ku mutima. Iyo abantu bari muri mariage birakunda cyangwa bikanga nyine Imana ikabihereza umugisha. Ibyo twaranabyakiriye. Ariko niba hari abantu babana man John ni umwana mwiza. Nibwo bwa mbere bivuze John ni umwana mwiza. Nta muntu wigeze avuga ko John ari umwana mubi. Kandi n'ukuri iyo mico nta nubwo ari yagira. Trust me. Uburyo akundamo igitsina nabyo turanabibona rwose n'uburyo akigaramiye turabibona. Turakaruma. No, nubwo uziko nari n'umukristo. Ningo. Yeah. Iwe. Akuzi ko ejo nibwo nakoze ikiganiro. Ejo nibwo nakoze ko John ari umwana mwiza. Ko akomeza kwinginga atakamba ngo umukure muri salo kwa mama we New York. Yongera garuke mubanye nk'umugore n'umugabo. Kuri abantu bakubwira ibintu bitari ibyo nuko. Kuri murabyanga. Akuzi ko abantu baguha inkuru babesha nk'ejo bundi man ikiganiro cyawe kini premieringa mba ntegereje ngo numve ikintu wavuze. Kuri murabyanga. Oya waraposinze ngo John yagiye kwa muga. I swear naramuhamagaye wazaye wo abantu barakubeshya. John ni umwana mwiza ngo ntiyari yanamenye ko yagiye kwa muganga. Urumva? Ntago yagiye kwa muganga. Ubu tuvugana John arimo ararara muri salo kwa mama we. Akiva i Kigali my brother. That's my Thank you baby. Akiva i Kigali John yaragiye mama waramwanze sasa rero waragiye wangiza amafaranga 6,000 wari ufite byonyine. Uragenda urabyangiza i Kigali usambanya abanyabutanga usambanya ba Crash usambanya abashuti bose ba Eva.
urumva none ntago wazanga mpite ngushakira icyumba kandi hano harimo abandi bana bagombye kuba barimo baragira gute baryama bagasinzira wowe rero bawiyaranja bamushyira muri garage urumva none abaryama muri garage noneho mu kuryama muri garage imbeho iza kumubana nyinshi imbeho imaze kumubana nyinshi bajya kumushakira ishuka nako ikikuvureri muri shop bita Rose nge mfite n'ifoto yona kikoreye ku kiringiti uri kumva bajya kumushakira ikiringiti n'amasogisi baryama muri salo arimo arahiga n'umurimo w'amaboko na urabesha cyane oya nibwo bimeze kandi waramuhamagaye ngo umubaze waravuze ngo yagiye kwa muganga of course nagombaga gucekinga ndi ameze neza aba mu garage se kuko yabuze iki aba muri salo se kuko yabuze iki none se wakongera ukamugirira impuhwe mukongera mukabana ko ari umwana nose ubwo ni cyo tutabana arewe kuna watu wanaongaramia arewe abantu barabeshya ayo makuru yose bavuga ntago ariyo amakuru jewe mba nyafite 5 kwa 5 aho utera urutambwe hose mba nkwifitiye 5 kwa 5 ufite amakuru 0 kwa 5 Aba Jesse no ugira girlfriend nyewe aguze urabona ko ngende nkira umuntu wo kubeshya urukundo mwana ngende umura ugira umukobwa mwumvikana oya abakobwa hafi bose tuvuganye turumvikana ariko nabuze umuntu umwe nyine wambeshya mwene ibyo bintu ibyo ubundi urukundo ni scam urukundo ni nk'amashuri ukuntu ishuri ari scam nako n'urukundo nako rumeze nk'ari scam ni ukuvuga ngo none aha ngaha turakundanye haramutse hagize uri muntu ugutextinga undusha ubushobozi uretse umubwira nawe ngo uramukunda so ubwo ntabwo ibyo bintu ngiye mwana ngiye mu ngikondo ntabwo ari uko mbayeho dukundana tugiye gucumitana twamara kubirangiza ebana turarangiza wabuze ko uri umusore mwiza se oya nibyo ahubwo se nanjye wazampaye amahirwe basi yo gukora iki se mukunzi amahirwe nyine yo kuba nanjye naba mu mwanya warimo John kuko twese turi abagenzi nanjye nkazacamo nkagenda n'undi nawe akazacamo akagenda kama vipeperushi none se no kuko John hari akantu yakubwiye buretse gatara akantu John yakubwiye bana kutapayinza attention arakubwira atari kujya wibuka ko ari igihe wakuzanye urigoma uburamubwiye ariko rero iyo utanzana n'abandi bari kubikora ako John uramukunda iyi nkuru yarakunejeje iragukorera cyane John ni my brother nubwo gusa ari inzanga ariko gusa ni my brother no stop yaza ko atari inzanga no ntagarara buretse gato mubwire uri umwana wo mu cyaro ndabizi icyo bita fundi guru kurayizi fundi guru kurayizi nago ari uko twavugana nago reka nyine tubire ibyo ngiye byibagirwa byuko ari inzanga byibagirwa ndikubwira fundi guru kurayizi ya ni inyoni no fundi guruka n'utuboro bajyaga bagukora ku ntoki bagakubeshya bagahita bakubabaza nyine nakantu nyine baragutrikingaga bakagutrikinga maze bagahita bakagukora ku ntoki kakurya bikomeye cyane ibyabaye kuri John ni fundi guruka ubundi umuntu uzi ubwenge reka nabivuge n'abantu bose bari ahangaha kugira ngo ufate umukobwa w'inyarugenge umukuru inyarugenge umukoresha icyo bita migration umumoving umujyana muri ibyo bihugu byanyu nibura waramubyaje abantu 8 ariko ibi ngibi byo kuvuga ngo kubera ko ngo ufite irari ryo kugira rusambana ngo urashaka guhita uzana umuntu yiye niyo bita fundi guruka bro maginga yanga bimeze watu garamia nje nifuza niba ari umuntu akana we kukubona wasoye save the date tujye nko gukora ubukwe
Jeswi nzagutwerera Eva zishima nusha Eva mbabarira ibi bintu niba Sylvie arimo aranatwumva arabizi uko wambwiye ngira ngo urakuzi. Wumvise Sandra umukobwa witwa Sandra niwe girlfriend wawe? Sandra we singiye mbiri muri comment section. No buretse gato nkubwire umukobwa wese ufite muri dutuzina tw'amazina y'amaduka yaje za 2 kuzamuka sibyo ntabwo nshobora naga nyene abakobwa bameze nk'abamansera kaza bafite ibizina biremereye go deriva Devota rugomba go dance umutima ukajya hiryo ngo za Nyarubuye ukazamuka ukajya Mukamira ruguru abakobwa bose begereye umujyi wa Kigali cyangwa se bari mu mujyi wa Kigali kirazira kikanaziririzwa. Uribuka ko tugeze guhura hagana no tugeze guhura hagana tunicara ahantu hamwe kuri table imwe ndakumva uvuga okay ndagenda hagana ese hari igikondo muri Sasufi kuko nkunda amafi. Oya amafi yo nago wari uri kurya